Twongeye kubasuhuza ikaze kuri Nerika TV. Uyu munsi turabasobanurira inzozi. Ese waba urota ukabyibagirwa ndetse n'ibindi byerekeranye n'inzozi? Kurikira iyi channel yacu izajya ikugezaho ibiganiro byiza kandi byiza cyane. Ariko nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikandaho. Uyu munsi turabasobanurira inzozi. Kurota bakwirukaho. Izo nzozi ni inzozi abantu benshi bakunda kurota. Bakwirukaho mu nzozi cyangwa se umuntu ukamufata ukarota bari kugufata wowe ukirukanka ukamusiga cyangwa se ukirukanka bikanga. Inzozi zose zerekeranye no kwirukanka turabigusobanurira muri iki kiganiro cyacu. Kurota abantu cyangwa ikintu kikwirukaho bifite ubusobanuro bwinshi kandi bukomeye, kandi buhuza n'amarangamutima yawe n'ibibazo ushobora kuba urimo mu buzima bwawe busanzwe. Dore ibisobanuro bishoboka. Muri izi nzozi zo kurota bakwirukaho harimo kuba utinya ikintu cyangwa umuntu. Izo nzozi zishobora kuba zerekana ko hari ibintu mu buzima bwawe wumva bitagutekera umutwe, nk'ibibazo, imyanzuro cyangwa abantu ubona nk'inkomyi. Cyangwa se bikabisobanura kwiruka uhunga inshingano cyangwa ibibazo. Bishobora kuba ishusho y'uko wumva uri guhunga ikintu gikomeye mu buzima, nko gufata icyemezo, kuvugisha umuntu cyangwa gukora ikintu utemera. 3. Kunanirwa guhangana n'ubwoba. Burya ngo irota ikintu bakwirukankaho biba bisobanura ko ushaka kuba uri kunanirwa, uri guhangana n'ubwoba. Niba uri mu bihe bikugoye cyangwa bikomeye, izi nzozi zerekana ko waba uri guhangayikishwa n'ubwoba cyangwa igitutu bikurusha imbaraga, bikaba ari byo bikuganza, ukaba ubyirukankana mu bitekerezo byawe. Kandi izi nzozi zishobora kugusobanurira ko muri make ushaka kuba udatekanye mu mutima. Umubiri wawe n'ubwonko bishobora kuba bikwereka ko hari ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe kandi bigutera impungenge, cyangwa ukaba wumva udatuje muri wowe. Ndetse bishobora no kuba ikimenyetso cy'umunaniro w'amarangamutima, stress. Ese wibuka neza wari ukurikirana cyangwa ko wiyumvaga muri izo nzozi? Waba wibuka ukuntu wiyumvaga bakwirukankaho? Ese wari ufite ubwoba, akababaro? Ibyo ngibyo biri muri ibyo ngibyo twabasobanuye hejuru. Wowe bitewe n'uko wiyumva, ibisobanuro biri aho ngaho, urebe wisuzume. Ndagushimira cyane wogejeje kuri uyu munota. Ni ukuri Imana iguha umugisha, kandi nkwibutsa gukanda kuri iyo nzogera utarayikandaho. Mukomeze mugire ibihe byiza.